bimeze bite? Muraho. Naho neza. Amakuru. Ni sawa. Nitwa Derine. Witwa Derine? Mbona ndi impumyi. Ubuzima bugoranye. Ndikubona cyane. Uruwa hehe? Nawe ndo hano hirya gatoya nyine nutsemo hano inyuma. Nende kwerekera guki imbere gatoya. Atari izina Derine nta n'izina baba kwita. Nziza Derine. Wow, Nzozi nziza Derine mana ni ufite izina cyiza cyane. Ariko ukimbwa ko witwa Nzozi nziza mise mwikunda pe. Urakoze cyane. Ndagukunze none se we. Nkumye ryari cyase wavuze gutyo se. Amaze igihe kinini nahumye ndi umwana urabyumva. Ya none kwifuza ko nagufasha umwanya ukomeye. Nyine urabona nkatwe imibereho igoranye. Kubona uko umuntu abaho, kubona uko urya, kubona uko wambara. Nyine biba bitugoye cyane. Nzozi nziza rwose rero nkubwire urumva. Nicyo nagufasha rero urumva. Yego ndakumva. Nateye neza niyo yayo. Twagera mu bwenge kugufashirizayo mu rugo iwanjye. Hoya ugize neza amfashiriza. Wapi? Uburi mu rugo nego gute nk'igihumbi rwose ngira kiguheza. Ako tujyana mu rugo kuguhereza. None se kuri umuntu mwiza ko byumvikana kandi ukabona hano byanze urabona no kwigeza mu rugo. Erega mu muhanda ntago ari sawa. Ngiye nco kugujyana ngufashiza mu rugo sibyo ntugire ikibazo na kimwe ugira. Ariko iki cyana kimijyana mu rugo kubitira n'abaturage. Ariko nisubiye tsanga naje gufashiza mu rugo kuko muhanda munyabya kwamana. Hoya ntabwo. Ubwo reka nitendere ubwo ngubwo nimutari nako ngufashiza mu rugo. Ubwo nyine nta kundi ubanza kumfashiriza nabibiri nayo ko tukagenda mana. Hoya ntabwo ubwo nyine nta kibazo ubwo nta mutima wo gufasha ufite. Ntabwo ari byiza pe muntu w'Imana niba ugira umutima mwiza wambabarira ukamba. Navutse nta kaboko ngira mu rugo bapfuye mu ntambara ya Shikaramu. Papa ntawe ukibaho, mama niwe wabanje kugenda mbere. Ubwo rero na kaka nawe namba n'agakigira ubu mu rugo iwacu bose ninjye batunze. Ubwo rero nimba hari uko umeze urumva bose ninjye batunze rero wagira icyo yabaye abantu bose bagira umutima nk'uwawe. Mu kanya hari uwaje arankubitanya ababyeyi yarayikuyemo. Wenda ningira amahirwe ndabona abandi. Mvasi umva nkubwire Yego hagira inkuru hano kuri ino seta nari nicaye hanyuze abantu benshi cyane ukuriye ngaha ahubwo gikoresha ngiye biri kwanga byanze biteze cyane ujya amahirwe akazi kagwa amafaranga undi akaza kugurira ngo tugende nyine urumva nawe ashaka kujyamo nanjye yivi na yivi umuntu rero nkubwire wa mukobwa ibyo bintu by'imijyamano ubi rero reka nkubwire aka kazi urabona twihinduye abateka mu turimo kujya ngo nacitse akaboko none bari bakoza bagakora bakumureka ta ukavuye ikintu nakubwira cyo ni kimwe ibintu by'imijyamano uterere hasi umuntu wese ukubwira yuko mujyana nanjye natsembye nahakanye sinigeze nemera n'umusore kuko nanjye ntinabikora kuko ndabizi ko ubu ngubu icyo ndi gukora ni uguteka umutwe nkashaka amafaranga. Nishaka mu gitondo umaze kugira ngaho byihorere wakwicecekera n'ibindi byose biri gusa abandi bose bashaka ko tujyana byanga bareke abo nanjye byo dore ngaya yingize soda daje rwose arayankubita urumva ayanyakoreye mu gihe gitoya nanjye ubwo ndayabitse mu mufuka nyine utumbi tubiri konyine. Okay wewe rero kamubwira sibyo komeza akazi ko ariko urimo kuba wabaye impumyi cyane. God have mercy upon us. nanjye reka ngere dore ino niyo seta yanjye kuzenguruka
ubwo hagize n'ikigufata urimo kumva hagira ikigucakira sha oya nanjye ngomba kwigwanaho arega umenye ko reka nkubwira akantu k'ubwenge baramutse bagufashe dore ubu ngubu gushaka imyaka 18 umukobwa asigaye ashaka akarongoka baramutse bagucakiye wari ufite 20 wahita uhera mu rugo ninde waza gushaka warabyaye none barimo gushaka ba 18 kubera nyirengeje muri 25 mfite byaba byaba bihuriye hagati okay ngaho komeza ugende komeza ujye gushaka nakundi reka ngende nanjye ndi kugenda cyane kibona kibasha no gutera ariko kabwera winshimisha ibyo bikoni bagiye nishwa urabona ngana nashwa ariko nyine mumbabarire pe ntabwo nari ngambiriye kugira ngo mbabwire nabi urabona nyine ndi impumyi nawe urabibona niba uri impumyi umenya ute ko ndi muzehe kandi uri impumyi numvise nk'umuntu ijwi niryo rikubwiye ko ndi umusaza wowe ukabwera we mwambabarira rwose pe ntabwo ari cyo ngicyo nari ngambiriye ukoze iki se ngo bakubabarire mwa bose nimungirire imbabazi nk'uko mubibona kubona ibintu bigutunga biragoranye cyane iyo umuntu afite ubumuga hanyuma se barababyaye ngo nzabarere mujye neza mwadufasha rwose dore nanjye ndi umusaza wa mukobwa we nanjye nyene umuntu mbemera amazi abushe nyabo bayuka mbemera urabona ko kose ubuzima bwanjye bugoranye kuba nakwivana ahantu nigeze hanze noneho ntabwo kujya kuvoma ahantu kure mu bishanga hanamanuka umva biragoranye cyane no mu bishanga shura handi ndahumva nubwo ntabasha kuhareba kubera ikibazo cy'ubuhumyi naho ukawuzi no kumanuka ndabyumva nyine nawe urabyumva ubwo rero kose mwadufasha pe mwagira neza mwakorera Imana muzima babafasha yego barabafashiriza hese sha ko ntabwo mbonara umuhanda wagira ngo bapfushije muraho neza komera cyane ufite icyo kibazo wa muntu we rero ubu ngubu urimo kundeba hano nta kaboko ngira navutse nta kaboko ngira kandi mu rugo bitabye Imana nta babyeyi ngira ubwo ngiye muri makeya ahangaha ndaba nicaye ndagira ngo ugire icyo umfasha nyine se nanjye bumvuye ku isoko mvuye guhaha kuko ubu ndasaza basi se arega umutima ufasha ntabwo ugombera byinshi nanjye kuba ndimo kuvuga gutya ntabwo ari uko mfite icyo ntanga nanjye natanga ariko kubera ntacyo mfite nkaba nta n'akaboko ngira niyo mpamvu ndimo kuvuga nti umfashe sinzi nari nsaguye amayo ndishyura ariko gufasha buriya rero gufasha buriya ntabwo byari akira Imana igufashe ni ukuri reka nkubwire Imana iguhezagirize pasika nziza rwose nawe rwose murakoze nta kibazo sawa cyane rwose umubyeyi nawe ubundi bwo iwacu barapfuye mu ntambara ya Shikaramu nta Mana ibintu byarakomeye ahubwo shubu imbuga yawe shubu ngubu niko nahita ku mayinite umushiko ufite n'agatelefoni keza di rwose umwana mwiza niko nta kajumba wagendanye se nyama oya kajumba nta kumubwira ahubwo nyine iyo telefoni nitaba nk'umuntu umwe kose ntabwo ushobora kuyikoresha umuntu uguhamagaye God have mercy upon us. aya ngo ufitiye ikibazo nyine nawe urabibona ko mfite ikibazo cy'ubumuga bw'amaso amaso Jesus is Lord ndabona ko byajorobotse ikibazo gikomeye cyane ibi bidarubindi byawe bigura ngahe ntabwo natwari kubasha kuyigurira urumva n'inkunga yaturutse mu agura n'amafaranga biguye n'amafaranga menshi cyane batina ufite umwana nanjye utareba ubwo nyine no kugerageza nawe ukamuvuza nawe ubundi kambe ngiye ariko na telefone yanjye umuzenga inyi ya telefone naguhaye mu kanya inyi ndavuga telefone ngo uravuga ngo iki mwa ndakubwira telefone
Telefoni? Telefone niyo nkubwira muzehe. Telefoni se ni iki? Mayo mukanye yibagiwe koko. Nakubwira telefone yewe. Telefoni? Yego. Telefoni se wa mwana we. Kandi mugize neza mwana gufasha. Murenda gufasha. Rero telefoni dore ngiyi nyisubije. Bayibonye ajya nagureba. Reka nyishyiremo. Ubu ntegereza inzira kumpamagara ubundi nkamwitaho. Bajampaye nimero zawe shesha. Ajya nkurangira akazi ko kumbagarira ikawa. Ufasha hajya. Yego. Ubundi niyo yayo aho nzagaruriza ndahazi. Ajya uri yajyanisha. Oya nta kibazo muramu. Aya nari kuyanywa. Nimba ari hehera. Bari mumubana. Bitesha. none kumagaritse wamaye ijana. Yampaye. Ariko man. Ariko se sha nawe ubwo reba njyewe Domi. Akaboko karaciye turimo kumva. Nta kaboko ngira. None se sha ahubwo uvuye hehe? Uvuye mu rugo. Mwatetse iki? Nta gitsima mwatetse. Tendo uzana igitsima. Uzanira igitsima. Iruka. Uzana igitsima nge. Kira ariko abana barasaza. Nanjye nabuze ayo ndi burare nguze icyunyu. Umuhijana. Shawe sijana. Ijana ribaho. Nta jana naguha. Ubwo ego ubwo se kiracyana mbonye kibangutse yego sha none Forunze ni wa mutsima sana ariko urabangutse sha nge kurya nanjye rero gutureba inzara iba yatwishe tuba mbaniriwe no ku muhanda ntabwo watetse mu rugo ni nanjye uri mu rugo njyenyine nakubwiye ko ababyeyi banjye mu ntambara ya Shikarama bapfuye mu mutsima uri ariko sha warasaze uno mutsima ni iki uyu ni umutsima uryoha cyane umutsima uko bigori uyu ni umutsima w'ibigori What did you ariko uyu mwana bingana iki ku buryo watangira kuntekera umutwe bingana gutya ukangaburira ita umva mubwire rero mpagurutse wambana nkubura mpimbere wambwa ariko abana barasaze igitaka cya wanjye ntayo nakwima. Yego muzehe. Yaje telefoni cyawe kirahamagara. Oya wayimpaye kandi sinagiguhaye. Yego. Kirahamagara se. Irahamagara uretse ko ntabasha kwikoresha kubera ntareba gusa nitaba umpamagara. Bacyakirira hehe ngo narukinyigishirize. Oya nago nge nitaba umpamagaye. Bakanda he kwitaba handike ngo iki ngo ndaje unyigishe. Nago napfa kubimenya uretse kwitaba umuntu umpamagaye. Ni kwitushi rya kangahe ngo ndaje urunyigishe se mwana. Urumva ni kujya kabiri uturutse ruguru. Kujya kabiri. Ibyo niyo birenze muri telefone. Uturutse ruguru. Yego. Ushawa. Nawe hemana banje gose. Nacho nakwima naringiye mwana wawa mashe bya narinchago agacima. What did you Ngutakunyagura mama cima uguheke. Ujya kugacima. Oya nta kibazo muze. Nagacima bakora mu ngano. Ndakajya nta kibazo. Kaba kajyoshye kubi. Nawe. Ariko shubindera ntakitakuri. say they wise? Rugi kuri ndamwiza. Ubushe wanyime. Ubuzima bubabugoye ariko nta kundi. Nanjye ndagashore ntago ndi umushaje. Oya nta kibazo. Reka nkwe kugacimuje kwirengera mwana banje. Ugize neza cyane rwose. Ido. Yari nanyishe. Urumeho. Bona maze misi. Urumva kashahumura. Humura akabaga karanga neza kabitungu. Kibazo muze. Uje kukaje. Murakoze cyane abantu bose bajya mu mutima gumeze nk'uwawe. Hari abanyuro bakancira bakagucira. Abandi bakantuka. None nge ngo haya gacime mwana banje. Urakoze cyane. Uje kugamira udahekenye. Yego. Rugenda gwira. Urakoze cyane.
yewe uzunguje uhahe yego uwo mutima uraryoha nyifashe n'inzara wose ntangira kurya nk'urya amabuye sha wandenze igitaka kangaburira igitaka mupfanamuro ukuntu kimpindanyije ahubwo ko nta bandi mbona ko akaboko kanjye kagaragaye naba nkotoye uca umva se komeza amakuru rero nanjye amakuru kundeba gutya ntabwo ari meza dore nagize gutya ndi imfubyi ababyeyi banjye bapfuye mu ntambara ya shikaramu ntibakibaho ariko se kurikiza kurikiza mu cyane nkusaba aga serivisi se nta kibazo abantu bose barankatira bakambwira ngo ubwo wacitse akaboko nta kintu uzimarira ubu ndeba hano ku muhanda ndimo gusaba 100 cyangwa 200 nyine ayo ufite wawe ariko wowe nakoreye ibifaranga byinshi hano urimo kumva byose nibyo nakoreye niho kubona Here life for year you got it. wamaye akabizu nyine nkubita akabizu hano They give me uramangaye hano ndaguha 5 akoso wagize 5 ubwo ni make hano gusa urami igihumbi Waiting be this. Jesus. Haha, blood of Jesus. kare bibiri birimo nyongera kandi ako kumunwa mpite ngo 2 I want problems always. Blood of Jesus, see my head, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. Say. Reka nkubwire hano harimo ibindi nsigaranye wankubisa kandi cyo nkabiguha kubyijyana reka turebe byo ni byinshi cyane bwira mu 600 nkubita 3 two ku muntu bita mbigukora sibyo byinshi. How do we have this? I don't come bam. Sa kamubwire nubundi ndaya abakobwa urumva barahenda unkoreye ibintu byiza nzakorera nande nkundise ko mbara biboneye ubuntu ngaho ntari none se umvaze nozo utamfashije ma hoya none se ubwo wabugiye gute utamfashije ariko nje narumiwe abahungu ni ibigogi koko arayo ngukuye mu mufuka se nose bazi wanziye nk'igihumbi mwa ariko amafaranga yanjye kirayatwara heyawe nase byose amafaranga byose nari nakoreye se ubwo arabitwaye umva rero nkubwira wa gikobwa aho kugira ngo umpe ibibizu 3 njyanira amafaranga waje ugasubira n'ibibizu byawe ukanzubiza amafaranga yawe uziko nagoreye kuba mu gitondo gahambirwa njyewe nakusobanurira amafaranga yawe ariko weho wabonaga wenda niyo naba nabwenge ngira nta n'ibinwa mperuka ku buryo njyewe wafata umuntu wacitse akaboko nta kaboko agira ukamutwarira amafaranga wakigogiwe ubu ngusabye kisi zanjye wazi ntazi gusubiza tega sibinwa wa matagaze zana mbere umagure hakabahungu n'indi maraza amafaranga yanjye Yesu sha imbere n'igenda ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkaba mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukasubira iwawe.